ndabasuhuje nanone. Iyi ni Ecole du Monde Bare Niyibizi Theogene. Ngende Niyibizi Theogene uje kubigisha koga muri episode ya kabiri. Episode ya mbere twabagejejeho introduction, tubereka ibintu bitandukanye ushobora gukora kugira ngo umenye koga vuba. Nabwiye ko mu minsi 4 ubundi umuntu aba yamenye koga ibisanzwe. Ubu noneho muri episode ya kabiri amashusho dufite arabisobanura neza, nimuyakurikiza bizahita biza. Ndagira ngo noneho dukurikire aya mashusho, ariko mbere yuko ntangira ndongera mbasabe gukanda kuri subscribe, like, mugasharinga n'iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi. Mukande na kuri kariya kazogera mubona kugira ngo episode zindi zigera kuri 4 zisigaye muzahite muzibona, mubona notification zibageraho, ubundi twimanukira tumenya koga mu kanya nkako guhumbya. Muri episode ya kabiri rero, icyambere n'ubundi mbasaba ni ukumva uri aleze igihe ugeze ku mazi. Wipanika ngo wumve kugeze ahantu byacitse, ahantu ushobora gupfira. Ntabwo ku mazi ariho abantu baba bagiye gupfira, ahubwo niho bakorera siporo. Amazi nabwiye ko uyakoreramo siporo ya mbere ishoboka. Ushobora kurwara umugongo, ntiwarwara rubagimpande, nta n'ibibazo by'ama stress. Niyo ufite stress ukagera mu mazi, burya baravuga ngo amazi yoza umubiri na roho. Nuvuga ngo niba no mu mutwe wawe harimo ibitekerezo bihangayikishije ibibazo, iyo ugeze mu mazi uroga byose biba byarangiye pe. Rero reka mbasabe nanone, niba ugiye koga nyabuneka, niba utabizi ugiye kubyiga, wijya kwishyira mu mazi wenyine. Shaka ahantu hari umuntu ushobora kugufasha kumenya koga, cyangwa se ujye kubyigira ahantu hari abantu benshi kugira ngo ugire ikibazo ugire ububaza cyangwa se ugire ugufasha. Ikindi rwose uramenye wijya gutangirira koga mu mazi atemba. Ibyo rwose waba ukoze amakosa, cyangwa se ukajya guhera mu bizi byinshi ukajya guhera mu nyanja, nuko nta nyanja dufite, cyangwa se ukajya mu kiyaga hagati ukajya gusimbukiramo. Oya, niba ugiye no ku kiyaga hera ahantu hafi, kandi hagiye hari n'abandi bantu benshi bashobora kugufasha. Kora uko ushoboye wogere ahantu ushobora guhagarara wowe utangiye koga, utangiye kubyiga. Ikindi, reka koga mu bihe by'imvura y'umuhindo, imvura nyinshi cyane imeze nabi, inkuba zikubita, ushobora kugiriramo ibibazo. Niyo mpamvu abantu bakunda koga ku kazuba. Urananirwa ukavamo ukajya kota akazuba ugasubiramo gutyo gutyo. Rero mu gihe cy'imvura nyinshi, amahindu uramenye wijya mu mazi, inkuba zishobora kugukubita, ni ibibazo bikomeye ushobora kugirana mu mazi. Ikindi, irinde kogera mu mazi akonje cyane. Amazi akonje cyane ntabwo ari meza, ushobora kurwariramo nk'umusonga kuko umubiri wawe ntubimenyereye, ushobora kugagariramo rero ugasanga ugiremo ibibazo. Irinde kujya mu mazi akonje. Niba hari imbeho nyinshi wijya mu mazi, ahubwo uzajya mu mazi igihe hari ubushyuhe, ushobora gusiporuta ayo mazi. Reka rero duhere kuri aka video ka mbere. Aka video ka mbere urabona uyu muntu ahantu afatirije ahantu kugira ngo igice cy'igihimba, amaguru n'inda, donc nuvuga ngo igice cyo hasi cyose gikore. Umutwe niwo wonyine ubona ko udakora. Umutwe n'amaboko, amaboko arafashe, umutwe ntukora cyane, ariko biri arimo gukora. Urabona ko amazi yonyine aripusa, amazi yonyine agahita azamura kiriya gice guhera mu ijosi kuzamura, maze akamusubiza hejuru, akongera akamanuka gutyo. Bikore rero nawe, bikora ibi ngibi inshuro nyinshi, uko ubona aka kantu karimo, aka gashushanyo karimo kubikora. Bikore wowe. Niba uri kuri pisine ushobora gufatiriza kuri za nkingi z'urwego umuntu amanukiramo arimo ajya muri pisine. Nawe rero bariho ufatiriza ukore biriya, cyangwa se ushake niba hari umuntu muri kumwe mu mazi, uwo muntu agufate amaboko, ibisigaye nawe ukore biriya wigana kariya gashushanyo. Ibindi urajya kumva wumve amazi yabaye ubusabusa, kiriya gice cyitwara kijyana mu mazi ari nk'umukino, byoroshye. Akanumara kukamenya rero, kubera ko kiriya gice wamenyereye ko kiri guflota ku mazi, nubwo hari aho ufatirije, noneho rekura biriya bintu warufatirijeho, birekure, ryama hejuru y'amazi ugaramye cyangwa wubamye. Urambura amaguru n'amaboko. Ku maboko urabona ko arambuye, uriya muntu yihaye amahoro. Mbese isante iyumve
à l'aise, wumve utuje nta kibazo ufite, uryame hariya ariko ubikore ahantu ushobora guhagarara. Ubundi ugitangira bishobora guhita bikunanira ugahagarara, ariko bigerageze nyuma y'akanya gato cyane, nyuma y'amasegonda make cyane uraba wamenye guflota nk'uko aka gashushanyo ubona karimo kubikora kakagaramye ku mazi. Icya mbere rero irinde gupanika, nta kindi ngusabye. Noneho nyuma y'aka ngaka hari akandi nababwiye. Ako nababwiye ni ka kandi kuko wowe ushobora guhumeka, uzamuka hejuru ufate umwuka umanuke mu mazi uwuhumekemo, zamuka hejuru ufate umwuka umanuke mu mazi uwuhumekemo, gutyo gutyo. Ibi ngibi ushobora kubikora usutamye cyangwa se uhagaze ukagenda umanuka gake gutyo, kugira ngo umenyereze respiration yawe, umenyereze uburyo ushobora guhumeka, kuko mu mazi nimwo umuntu ahumeka neza. Iyo woza umutwe wawe uri hejuru ushobora guhita unanirwa, urapanika, urahagira. Ariko niba wafashe umwuka hejuru urawumanura uhumeka mu mazi, uzamuka ufata undi gutyo gutyo gutyo, nicyo ngicyo kiri bugufasha. Reba uko aka kavideo rero karimo kubikora, nawe aba ariko ubigenza. Nyuma y'aka kavideo ndashaka no kukwibutsa urebe n'utu dukurikiyeho twatundi nababwiye kuko umuntu amanuka. Umanuke hasi usutamye, niba wamaze kumenyera guhumeka, manuka usutamye, amazi yonyine arahita yongera akwizamurire hejuru. Wongere umanuka usutamye, umutwe ushyiremo, ibirenge bihita bivana hasi, amazi aragushyira hejuru. Ushobora kubikora ugafata amaguru yawe nk'uko nguko uyu muntu arimo kubigenza, amazi yonyine arongera agushyire hejuru, nta kindi kidasanzwe. Aba ari byo rero ugerageza gukora mu kanya gato, ubikora inshuro nyinshi, uraba wamenye koga uburyo bwa mbere. Rwose biroroshye cyane. Ubonye ko maze kukwereka noneho uburyo ushobora kumanuka, uburyo ushobora guhumeka, kandi wabonye ko watangiye amazi ariyo azamura igice cy'inyuma gutyo gutyo. Biriya numara kubikora umenye guhumeka, kumanuka, kuzamuka, ariko ntushobora kwideplasa, nicyo kibazo. Biragoye ko wava aho uri ngo ugire ahandi ujya. Nakubwiye ko ibyo ushobora gukora hariya, ushobora gupusa urukuta rwa pisine ukisunika ukagenda uryamye ku mazi. Ibyo ngibyo nubikora, niba wamenye kubikora, ni amahirwe yawe. Ariko niba utarabimenya rero, fata nanone hahandi wari wafashe, ubanze wige gukoresha ibirenge byawe. Ibirenge byawe nakubwiye ko muri episode ya mbere nakubwiye ko koga ni amaboko n'amaguru n'ibirenge. Ibirenge byawe bigira akamaro kanini cyane, nk'uko igisembe cy'ifi ari gikoresha yoga. Nawe rero ibirenge byawe reba uburyo uyu muntu arimo kubikoresha. Icyo arimo kubikoresha ni uko ari gukoresha utubumbambari tw'ibirenge bye agakubita mu mazi. Ni ukuvuga ngo ni cyagihe niba ugiye kumanuka, ibirenge bye birimo birafata amazi. Kugira ngo rero ubashe koga, ni uko ibirenge byawe bifata amazi n'amaboko, ibirenge birafata amazi y'inyuma, amaboko yawe afata amazi y'imbere, ubundi ugume hejuru aho ngaho, nta kindi. Ibi nibyo ugomba kumenya kugira ngo ubashe koga bwa buryo bwa mbere nababwiye bita mu gifaransa la brasse. Ni ukuvuga ngo nibwo buryo bworoshye abantu bose bazi cyangwa se baheraho bamenya koga. Izindi etape zishobora kukugora, ariko iyo wamenye iyi ngiyi ya mbere yoroshye, izindi nazo ushobora kuzimenya mu buryo butakugoye. Numara gukora ibi ngibi rero, ndagira ngo wongere unsubiriremo ka kantu ko kumanuka mu mazi ukazamuka, wongere ukore za exercices zose uko zikurikiranye. Ushobora gusubiza inyuma ka video ukongera ukareba uko byari bikurikiranye. Nubirangiza noneho, nakubwiye ko ubwo wamaze kumenyera, ngaho noneho kuryama ku mazi wabimenye, ushobora gukora ibyo ushaka ku mazi, ariko ntushobora kwideplasa. Kwideplasa rero ni kwa kwisunika kwawe. Mu kwisunika, aho unaniriwe uhita urambura amaboko ugakurura amazi y'imbere yawe, amaguru nayo ukayahina ugahita uyarambura. Uruvuga ngo iyo uyahinnye ukayarambura usunitse amazi y'inyuma, amaboko n'uyarambura ukayahinura ukuriye amazi imbere yawe. Urumva ko ibintu byoroshye cyane. Iyi ni
episode ya kabiri nakubwiraga uburyo ushobora guhita umenya koga iyi La Brasse, ubu buryo bwa mbere bworoshe abantu bose bazi koga. Ushobora kureba utu tuvideo ko dukurikiranye, nicyo cyonyine ngusabye, nta kindi. Ubundi reka dusezeraneho, dutegereze episode ya gatatu nyuma y'iminsi mike cyane. Icyo nongera kugusaba nukana kuri subscribe, like, ukalayikinga izi video zacu niba zikunyuze, natwe niyo nkunga udutera, ugakanda kuri kariya kazogera kugira ngo nidushyiraho indi video uzahite ubona ko igiyeho, ubundi wiyigire koga bitakugoye. Reka rero dusezeraneho. Iyi ni Ecole du Monde Niyibizi Theogene. Reka dusezeraneho naho gutaha. Bye bye.